kwa Satani ibara ry'umutuku n'ibara ry'umukara ifite power. Yego abantu nubatera amabuye ariko ibyo bavuze sibyo nge sinkorana nande na Satani sinzigerana nakorana nawe anyipostingeho vuba sibyo kuko umugeni wa Kristo ari maragira gute ari marezwa kandi aratashye itorero riratashye ni postinge vuba kuko arabizi ko imanda yiri kugira gute iri kurangira. Nibyari nzamara imirimo wamaye ngo nsezere ku isi nigereriye mu ijuru nsangeyo wampfiriye turirimba n'indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wapfiriye nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wapfiriye. Mu mashani nyine mbona kubaza kuri uwo mugabo wiyahuye reka mite nibaza ngo ese uwo mugabo witwa Kibonke wiyahuye wari umuvuga butumwa wari umukozi w'Imana umuhanuzi yaba yagiye mu ijuru cyangwa nawe yaba yakirira Satani biriya navuze by'ukuntu duhuza ibintu se byaciyeho birimo yego rero uyu wiyahuye nta comment ifite gutera nta nicyo mfite kumuvugaho ahubwo abantu bamfashe bumva ibyo ndi kuvuga ndavuga bari mu mwuka pana bari mu mubiri. Yego ubu mama chance abandebera mu mwuka barambona nk'uwiyahuye nese ubwo mvuga iki kuwiyahuye ko nanjye sinsigayeho nanjye ndi mu buzima bwo kuba niyahuye. Yego ikindi gikurikiyeho uhereye muri kuno kwezi kwa 9 gukomeza mu gihe ntashaka gutangaza hagiye kubaho ibintu bidasanzwe. Ikindi gikurikiyeho uretse kuba yabiyeretse akiyahura n'ubuzima yarabaye mu bwabwo ntaho bitaniye no kuba yakwiyahura. Icya gatatu nabivuzeho ko iyi si ifite ikibazo cyo guhuza ibintu bidahura ikabihuza. Iherezo ryo kuva kuri iyi si niyo twerekeza ni ibintu bibiri bigize gute bitandukanye. Umuntu ahajya yego n'ahava abanyumva cyane banyumve na hantu habiri hagize gute hatandukanye ariko umuntu yafasha gahuza ahashize hawe na hanone uri yego ubuzima bwawe arabuvanga kandi kirazira kuvanga ubuzima bw'iki bw'umuntu. Umuntu agira hazaza akagira hanone agira hashize ahanone na hazaza. Ikindi gikurikiyeho ndabisubiramo iyo ufasha hashize w'umuntu kahuza no muri none yego ubuzima bw'uwa uvanze kandi ubuzima bw'umuntu ntibuvangwa. Iyo ufashe ahanone h'umuntu kavanga na hazaza ubukozi kosa rikomeye kuko ubuzima bw'umuntu ntibugira gute ntibuvangwa. Kandi abanyumva cyane umuntu bashobora kumureba muri none ariko batazi uwazabejo hazaza nkuko hari abo bari kureba muri none ahashize habo hari amateka atandukanye na hanone. Iyo aho uyu muhanuzi yagiye kuko mu butumwa afite uyu muhanuzi ntarimo yego ntihandeba ariko urupfu rwe ubundi ni wumva umuhanuzi urupfu rwe ubuzima bwe ni isomo kubagize gute kuba hari n'abapfa n'abazaza n'abazabaho akitwa umuhanuzi. Ibyo byonyine ni icyigisho kiri prolonge mu buzima bwo kubaho n'ubuzima bwo gupfa. Ngero ntago mfite ubutumwa buvuga hagiye ngize gutya anjyana ikuzimu. Uyu mugore sinshaka kumuvugaho mbabara two kumuha time ntago mbishaka. Amashaho uyu muntu yabaje kwika hari ise koko nibibaho uko mumubona nanjye niko namubonye. Uyu rero mbabarira mu gihe cyanjye cy'iminota ngomba kumara yego hano hano umugore mwihorere kuko uyu nguyu urumva afite agahe uyu mbabara winamuvuga sindi no kumubona sinanamuzi nta nuhari yego. Twinjire kuri divorce rero wambwiye ngo ubwo dukorana ikiganiro wambwiye ngo nushaka kubaza cyo cya divorce uzakimbaze cyase nzagisobanura kuri channel ya Mama Chance. Uyu munsi ndahari. Oya ntago byibuka neza nakubwiye ko divorce nzayivugaho mu gihe cyayo cyo kuyivugaho. Ariko kuri Mama Chance official nzayivugaho mu ma etape yego y'urushako. Ahubwo icyo nakwemereye niga guhagararana na Mutesi
n'iyi kanzu y'umukara turavuga ku ikanzu. Reka ninjire ku ikanzu rero. Abantu benshi bati abantu bambara imyenda y'umukara cyangwa se imyenda y'umutuku ni amabara abiri akoreshwa mu bijyanye n'abarangi, abajya gucunaguza, gupfumaguza, abajya kujya gucishisha n'ibindi bitandukanye bikorwa n'imyuka ya satanike. Abenshi ari nayo mpamvu bakunda gushinza ngo mu mashanse akora n'imyuka ya satani. Nibaze koko iyi kanzu n'aka gatambaro k'umutuku uhora wambaye cyangwa k'umukara hari ahantu bishobora kuba bihuriye n'imyuka ya satani, by'umwihariko ushobora kubikoreramo kugira ngo ugire igikundiro cy'abantu, ariko ngo satani ashobora kuba yaragutegetse. Ntago ari byo, ariko aba bantu ntubatera amabuye, sibyo? Kubera iki? Impamvu utari bubatera amabuye, ibyo bavuze niko kuri. Kwa satani ibara ry'umutuku n'ibara ry'umukara bifite power. Yego, abantu ntubatera amabuye, ariko ibyo bavuze si ibyo nge sinkorana nande na satani, sinzigera nanakorana nawe, anyipostingeho vuba, sibyo? Kuko umugeni wa Kristo arimo aragira gute? Arimo arezwa kandi aratashye, itorero riratashye. Ni postinge vuba kuko arabizi ko imanda yiri kugira gute? Iri kurangira. Urumva? Aho gusu satani ati postinze ko kuri mama chance yakwipostinga kuri indi, atanyiyambitse ngo anyiyitirire, yakwiyitirira nde ko tuziranye ku ngamba nyinshi zitandukanye. Ikindi gikurikiyeho, ntago kuri izi mbuga nkoranyambaga naje nambara umukara n'umutuku, ahubwo nambara umwenda bitewe n'ibyo na mission ngiyemo. Mu bigendanye n'urushako nambaye igitenge kirimo ubururu n'andi mabara ntashaka kwinjiramo. Yego. Ku bigendanye n'amakuru ku muhanuzi, buretse ko nayavuze nirukanka nta gihe nari ifite, nari nambaye ikanzu y'icyatsi, kandi n'ubundi ningaruka nzagaruka nambaye icyatsi ninjya kuvuga ku muhanuzi. Mu rushako n'ubundi nzaza nambaye ubururu. Yego. No mu bindi bintu bya mission ifite. Ubu se noneho umunsi bazabona nambaye nk'abashumba, kandi naratangaje ko ndi umuhanuzi, noneho hazavugwa iki? Ukambara kora pastorale? Kuri aba pasteri bambara kuwo mwambaro nawo wateguwe uhari, hazava ko ari ibintu uje guhamurira. Ibyo ni ibyabo, ngiye mission yanjye sinitaye kubavuga, nitaye ku cyanzanye. Iyi kanzu rero, umwambaro w'umukara, ikintu usobanuye umunyago wo mu mwijima witwa umucyo. Umunyago wo mu mwijima witwa iki? Umucyo. Ariko mu mwijima sinambara umukara mba free yo kwambara uko shaka. Mu mucyo ugaragara nk'umucyo nambara free yuko nshaka. Ariko mu mwijima wigaragaza nk'umucyo nzambara umukara, nibashake bazavugwe. Urumva? Nta mwanya mfitiye. Yego. Umumoko wa satani. Yego. Nta mwanya mfite kuko ziratontoma, ariko zigize gute? Ziraziritse. Yego. Mission yanjye nimwe gusa, ni ukugera ku ntsinzi y'icyo natumwe. Yego. Intsinzi yawe cyangwa se mission yawe ni yihe muri isi? Mission yanjye ni ukugabanya power y'imibare yibohoza rya satani, yiyambika kwera kw'Imana, kandi ari mu isi y'umwijima. Niyo mpamvu ubona mu gihe nk'iki mpagurutse, kuko ntago mfite kongera kugenda vuba. Urambwiye ngo nushaka kubaza icyo cya divorce uzakimbaze, cyangwa se nzagisobanura kuri channel ya mama Chance. Uyu munsi ndahari. Oya, ntago byibuka neza, nakubwiye ko divorce nzayivugaho mu gihe cyayo cyo kuyivugaho. Ariko kuri mama Chance official nzayivugaho mu ma etape yego y'urushako. Ahubwo icyo nakwemereye niga guhagararana na Mutesi n'iyi kanzu y'umukara. Turavuga ku ikanzu. Reka ninjire ku ikanzu rero. Abantu benshi bati abantu bambara imyenda y'umukara cyangwa se imyenda y'umutuku ni amabara abiri akoreshwa mu bijyanye n'abarangi, abajya gucunaguza, gupfumaguza, abajya kujya gucishisha n'ibindi bitandukanye bikorwa n'imyuka ya satanike. Abenshi ari nayo mpamvu bakunda gushinza ngo mu mashanse akora n'imyuka ya satani. Nibaze koko iyi kanzu n'aka gatambaro k'umutuku uhora wambaye cyangwa k'umukara hari ahantu bishobora kuba bihuriye n'imyuka ya satani, by'umwihariko ushobora kubikoreramo kugira ngo ugire igikundiro cy'abantu, ariko ngo satani ashobora kuba yaragutegetse. Ntago ari byo, ariko aba bantu ntubatera amabuye, sibyo? Kubera iki?
impamvu utari bubatera amabuye ibyo bavuze niko kuri kwa Satani ibara ry'umutuku n'ibara ry'umukara bifite power yego abantu nubatera amabuye ariko ibyo bavuze si ibyo nge sinkorana nande na Satani sinzigera nanakorana nawe anyipostingeho vuba sibyo kuko umugeni wa Kristo arimo aragira gute arimo arezwa kandi aratashye itorero riratashye ni postinge vuba kuko arabizi ko imanda yiri kugira gute iri kurangira urumva ahubwo Satani ati postinze ko kuri mama chance yakwipostinga kuri indi atanyiyambitse ngo anyiyitirire yakwiyitirira nde ko tuziranye ku ngamba nyinshi zitandukanye ikindi gikurikiyeho ntago kuri izi mbuga nkoranyambaga naje nambara umukara n'umutuku ahubwo nambara umwenda bitewe n'ibyo na mission ngiyemo mu bigendanye n'urushako nambaye igitenge kirimo ubururu nandi mabara ntashaka kwinjiramo yego ku bigendanye n'amakuru ku muhanuzi buretse ko nayavuze nirukanka nta gihe nari ifite nari nambaye ikanzu y'icyatsi kandi n'ubundi ningaruka nzagaruka nambaye icyatsi ninjya kuvuga ku muhanuzi mu rushako n'ubundi nzaza nambaye ubururu yego no mu bindi bintu bya mission ifite ubu se noneho umunsi bazabona nambaye nk'abashumba kandi naratangaje ko ndi umuhanuzi noneho hazavugwa iki ukambara kora pastorale kuri abapasiteri bambara kuwo mwambaro nawo wateguwe uhari hazava ko ari ibintu uje guhamurira ibyo ni ibyabo ngiye mission yanjye sinitaye kubavuga nitaye ku cyanzanye iyi kanzu rero umwambaro w'umukara ikintu usobanuye umunyago wo mu mwijima witwa umucyo umunyago wo mu mwijima witwa iki umucyo ariko mu mwijima sinambara umukara mba free yo kwambara uko shaka mu mucyo ugaragara nk'umucyo nambara free yuko nshaka ariko mu mwijima wigaragaza nk'umucyo nzambara umukara nibashake bazavugwe urumva nta mwanya mfitiye yego umumoko wa Satani yego nta mwanya mfite kuko ziratontoma ariko zigize gute ziraziritse mission yanjye nimwe gusa nukugera ku ntsinzi y'icyo natumwe yego intsinzi yawe cyase mission yawe ni yihe muri isi mission yanjye nukugabanya power y'imibare yibohoza rya Satani yiyambika kwera kw'Imana kandi ari mu isi y'umwijima niyo mpamvu ubona mu gihe nk'iki mpagurutse kuko ntago mfite kongera kugenda vuba uyu mwanya uwo mugeni wa Kristo ahita hindurwa mushya ajyanwe mu gikarabira karabe ajyanwe aho bisigira bimakiya bakora biriya byose by'imirimbisho bikorwe ajyanwe mu rwambariro yambikwe muri iriya nzu ya papa muri biriya byumba nyine hose yinjire muri sararye yinjire mu buryamaryame mbega mu rugo kwa papa ubuzima bwongere bumere neza kuko haracyari ibyiringiro ku igiti cyatemwa kikongera kigashibuka urakoze ku bwa mission y'ibyo ukoze ni mu izina ryawe Kristo senze nizeye amen ego reka nangirire ikiganiro ahangaha nibaze ngo abantu baribaje ngo ese mama chance iziga yari yambaye kubwo gutabara gogo ndetse ni myambaro yari yambaye mama shaka ukiri wambaye ga ku munsi wo kujya gushyingura gogo kandi utari umwe mu bantu ari bubashe kumumanura kandi gukoresha icyongereza nguresha ikinyarwanda mumva ga nari nambaye hari ibyo zari zitwikiriye ku ntoki zanjye nk'uko abagiye guterura imirambo hari ibyo baba batwikiriye intoki ariko mu isi y'umwuka nimbibwira abanyamubiri ntago biri buryohe ariko nimbibwira bari mu mwuka barabyumva cyane ntago Imana ikeneye ibikorwa twereka abana b'abantu ko twakoze ahubwo ikeneye ibikorwa dukora ikabyumvira mu muntu w'imbere ko byakozwe nyine nk'uko bikwiye hariya rero ziragana ari nambaye ntago nazambariye hariya nkifata umuhanda ujya gushyingura gogo nahise njya aho bagurira amasanduku nguraganda zambara ni ibintu ntari nateguye nkifata umuhanda werekeza mu rugendo rwo kujya gushyingura gogo nisanze nanjye nahagaritse umushoferi ntihagarara nisanga nije aho bagurira amasanduku mbakaga yego mu kubakaga bambwira ko batazicuruza ndababwira ntimumbwira amafaranga mbishyura ati zijyane urumva nambikwaga gutyo zari zimbangamiye sinjye warose ngera mu rugo ngo nkuremo ga ariko ziriya gana zambaye mu buryo bwo guterura gogo yego namuteruye
akiri mu Rwanda kuko urupfu rwamufatiye mu Rwanda. Muterura ageze i Bugande, muterura bamuzana Kacyiru, Gogo muterura mu rugendo agasigana ari agasigane, Gogo muterura bari kumwigisha aho bavuga ibye, Gogo muterura bamaze kumushyira mu mva, noneho bamaze kumushyira mu mva sinamenye ibisazi bifashe, narahanuye yego mpanura umugambi w'Imana kubwo guhumuriza yego aho Gogo yaguye kubyari bigiye kuvugwa ngo yishwe kandi atishwe. Gogo yarizize ubwe yego, ariko Gogo yagiye kubw'impamvu imwe gusa yego, impamvu yuko aha none he nahazaza nta musaruro wari uhari, yaragiye kuba baruhira iki abandi. Ga rero nagombaga kuyambara nkaherekeza umugeni neza, kuko Imana yari yampishuriye yuko hariya yashyinguwe siho yagombaga gushyingurwa. Gogo bitewe n'uwo yari we yagombaga gushyingurwa Rusororo. Kabiri Gogo kariya gace yego bamujyanyemo ngo niho iwabo, ntago ariho yagombaga kujyanwa. Gogo yagombaga kujyanwa ku Gisozi kuko nabonaga ko yakabaye aba ku Gisozi. Ariko abantu banyumve neza, abari bari muri hafi bakoze icyo bagombaga gukora bigendanye nuko bagombaga gukora. Ariko ngiye uko mbyumva mu mwuka, hari abantu Gogo yapfuye badakoze icyo bagomba gukora. Abo bariho urubanza. Naho abagerageje gutera intambwe imwe kuva Gogo yamamaye kugeza hari yashyizwe mu bitaka yego, ngewe mu bana b'abantu muri ubu bwami bwa muntu ntacyo mbashinja kuko baramutuzaniye, natwe twagombaga gukora icyo tugomba gukora kugira ngo twese twuzuzanye mu bumwe bwo kubaka ubwami bw'Imana yego. Hari abantu bakonanye na Pastor Mutesi baravuga bati uyu mumama na Pastor Mutesi bajya bavugaho imyuka y'abarangi. Mama sha uriya munsi mwari kumwe mwigeze mwicara kamera zabafashe muhagaze kugeza muhagaze, ese haba hari imyuka mwakoranaga nayo yabategetse guhagarara ku buryo mutigeze mwicara, cyangwa se ngo muruhuke guhagarara aho mwari muri? Baje no kutubwira ngo tujye kwicara we na Mutesi. Twanga kujya kwicara. Mutesi uriya mubona ngewe nta bundi busabane cyangwa indi mikoranire yanjye nawe yego, kuko umuhamagara Yes, reka ngusuze nongere mwikaze mwifurize amahoro y'Imana. Wowe udukurikira umunsi ku munsi, wowe ukurikira channel ya Mama Chance Official, ibiganiro bicaho umunsi ku munsi, yaba imbuzi cyangwa se umuburo wa buri munsi. Uyu munsi tugiye kwana na Mama Chance mu kiganiro kiri busobanure byinshi. Hari ibintu abantu bari bafite amatsiko bagiye kumva mutarimo mwumva cyangwa se mutajyaga mumenya cyangwa se ngo umubyomve. Reka ntangire ikiganiro tuhuza umukozi w'Imana Mama Chance ndetse mwifuriza kugubwa neza. Mama Chance mwifurije kugubwa neza ndetse n'amahoro y'Imana akubonekeho. Murakoze cyane. Tutanye ikiganiro twe dusenga Imana, tumara gusenga Imana ninjire mu kiganiro mfite ibibazo byinshi cyo kubaza abantu benshi babibazaho, ndetse by'umwihariko abantu benshi bafitiye amatsiko bavuga bati iki kintu ngomba kuzajya, wenda hari umuntu ushaka kuganiza mu gikari kuri WhatsApp, arusha guhamagara kuri telefone bisanzwe, harusha no kugira nubwo bakavuga ati nakora ikiganiro nzandika muri ka comment mubazeho numve ko ari ikintu abivugaho. Murakoze turi mwiza, warakoze kumpamagara uyu muhamagaro, wari uzi kuzabana nanjye kandi ukanshoboza. Ni umuhamagaro turi mu gihe wamaze kuzima, ni umuhamagaro turi mu gihe abo wahamagariwe barimo baricwa, abandi barashyinguwe, abandi babuze gupfa babura n'ubukira. Ni umuhamagaro mbega nta buzima buwurimo ahubwo ni mu rupfu. Kandi uyu muhamagaro abawuhamagawe barangaga se cyangwa bamurikaga ko bubatseho itorero ry'Imana. None uyu muhamagaro kubera ibihe dusohoyemo barapfuye we, barashize. Ariko papa haracyari ibyiringiro ko abo bemeye gupfa Kristo ariho muri bo. Ariko abataremeye gupfa
ndakurahiye ngo bemere bapfe Kristo azukire muri bo. Barapfuye, Satani ahagurukira mu buzima bwabo arabwangiza, kandi babitse ikibitsanyo kibasha gutuma itorero ry'Imana ryubakika. Ndasenze mpagaze mu butware mpabwa n'Imana ishobora byose. Power ya gihanuzi ndayihagurukije mu izina rya Yesu. Babandi barebaga ibihishwe mu bwami satanike, amaso yabo nahumuke kugira ngo tumena ayo mabanga, ubwami bw'Imana burushaho kubakika muri iyi si, hashyirweho ibirindiro kuko umwanzi yaratwinjiriye, ariko intsinzi nimwe nuko nta gutsinda afite. Unyemerere babandi barebaga nyakubahwa Imana nukuri bagahengereza mu kirere cy'ubwami bw'Imana, bakatuzanira amakuru y'urugendo, abo nabo nibahumuke mu izina rya Yesu. Babandi nozayi, babandi barebaga ibyo muri ubu bwami bwa muntu, bagatanga ibyiringiro mu bize, bakumva ko bazabona akazi, bagatanga ibyiringiro mu by'ubu buzima bugakomeza kubwo kwizera ko Imana hari icyo yavuze, abo nabo nibakanguke. Na babandi bakunda ubuhanuzi, bahanurira mu marangamutima, ababyizeye kubera ko umuntu ubwe n'umuhanuzi ku giti cye, abo nabo bahaguruke, kuko icyo uhanuriye ubuzima bwawe ukakizera kigomba kuba naho waba utari umuhanuzi, kuko umuhanuzi asobanura ubuzima bw'ahashize n'ahanone n'ahazaza. Ni ijisho ry'Imana mu kwizera kudasanzwe. Nyemerera uyu mwanya uwo mugeni wa Kristo ahita ahindurwa mushya, ajyanwe mu gikarabira karabe, ajyanwe aho bisigira bimakiya, bakora biriya byose by'imirimbisho bikorwe, ajyanwe mu rwambariro yambikwe, muri iriya nzu ya papa, muri biriya byumba nyine hose, yinjire muri sara rye, yinjire mu buryamaryame, mbega mu rugo kwa papa ubuzima bwongere bumere neza, kuko haracyari ibyiringiro ku igiti cyatemwa kikongera kigashibuka. Urakoze ku bwa misiyo y'ibyo ukoze, ni mu izina ryawe Kristo senze nizeye. Amen. Ego. Reka nangirire ikiganiro ahangaha nibaze ngo abantu baribaje ngo ese Mama Chance iziga yari yambaye kubwo gutabara gogo, ndetse ni imyambaro yari yambaye Mama Chance kuki wambaye ga ku munsi wo kujya gushyingura gogo kandi utari umwe mu bantu ari bubashe kumumanura, kandi gukoresha icyongereza nguresha ikinyarwanda mumva. Ga nari nambaye hari ibyo zari zitwikiriye ku ntoki zanjye, nk'uko abagiye guterura imirambo hari ibyo baba batwikiriye intoki, ariko mu isi y'umwuka nimbibwira abanyamubiri ntago biri buryohe, ariko nimbibwira bari mu mwuka barabyumva cyane. Ntago Imana ikeneye ibikorwa twereka abana b'abantu ko twakoze, ahubwo ikeneye ibikorwa dukora ikabyumvira mu muntu w'imbere ko byakozwe nyine nk'uko bikwiye. Hariya rero ziraga nari nambaye ntago nazambariye hariya, nkifata umuhanda ujya gushyingura gogo, nahise njya aho bagurira amasanduku ngura ganda zambara, ni ibintu ntari nateguye. Nkifata umuhanda werekeza mu rugendo rwo kujya gushyingura gogo, nisanze nanjye nahagaritse umushoferi ntihagarara, nisanga nije aho bagurira amasanduku, mbakaga yego. Mu kubakaga bambwira ko batazicuruza, ndababwira ntimumbwira amafaranga mbishyura, ati zijyane. Urumva nambikwaga gutyo, zari zimbangamiye, sinjye warose ngera mu rugo ngo nkuremo ga, ariko ziriya ga nazambaye mu buryo bwo guterura gogo. Yego namuteruye akiri mu Rwanda kuko urupfu rwamufatiye mu Rwanda, muterura ageze i Bugande, muterura bamuzana Kacyiru, gogo muterura mu rugendo agasigana ari agasigane, gogo muterura bari kumwigisha aho bavuga ibye, gogo muterura bamaze kumushyira mu mva, none bamaze kumushyira mu mva sinamenye ibisazi bifashe, narahanuye. Yego mpanura umugambi w'Imana kubwo guhumuriza. Yego aho gogo yaguye kubyari bigiye kuvugwa ngo yishwe kandi atishwe, gogo yarizize ubwe. Yego ariko gogo yagiye kubw'impamvu imwe gusa. Yego impamvu yuko aha none he nahazaza nta musaruro wari uhari, yaragiye kuba baruhira iki abandi. Ga rero nagombaga kuyambara nkaherekeza umugeni neza, kuko Imana yari yampishuriye yuko hariya yashyinguwe siho yagombaga gushyingurwa. Gogo bitewe n'uwo yari we yagombaga gushyingurwa Rusororo. Kabiri gogo kariya gace
yego bamujyanyemo ngo niho iwabo ntago ariho yagombaga kujyanwa. Gogo yagombaga kujyanwa ku Gisozi kuko nabonaga ko yakabaye aba ku Gisozi. Ariko abantu banyumve neza, abari bari muri hafi bakoze icyo bagombaga gukora bigendanye nuko bagombaga gukora. Ariko ngiye uko mbyumva mu mwuka, hari abantu Gogo yapfuye badakoze icyo bagomba gukora. Abo bariho urubanza. Naho abagerageje gutera intambwe imwe kuva Gogo yamamaye kugeza hari yashyizwe mu bitaka. Yego ngewe mu bana b'abantu muri ubu bwami bwa muntu ntacyo mbashinja kuko baramutuzaniye, natwe twagombaga gukora icyo tugomba gukora kugira ngo twese twuzuzanye mu bumwe bwo kubaka ubwami bw'Imana. Yego hari abantu bakonanye na Pastor Mutesi baravuga bati uyu mumama na Pastor Mutesi bajya bavugaho imyuka y'abarangi. Mama sha uriya munsi mwari kumwe mwigeze mwicara kamera zabafashe muhagaze kugeza muhagaze, ese haba hari imyuka mwakuranaga nayo yabategetse guhagarara ku buryo mutigeze mwicara cyangwa se ngo muruhuke guhagarara aho mwari muri? Baje no kutubwira ngo tujye kwicara. We na Mutesi twanga kujya kwicara. Mutesi uriya mubona ngewe nta bundi busabane cyangwa indi mikoranire yanjye nawe. Yego kuko umuhamagaro we n'ibikorwa by'uko akora bitandukanye n'umuhamagaro wanjye n'ibikorwa by'uko nkora. Ariko tukuzuzanya mu bumana bwo kugira ngo ubwami bw'Imana bwubakike. Bitewe na mission yari injyanye, yarazaga igahura n'umurimo Mutesi agomba gukora. Yego bigendanye no gushaka kw'Imana. Uwo murimo rero Mutesi agomba gukora bigendanye no gushaka kw'Imana niwe watumye twihagararira hariya, abandi baricara turahagarara. Yego kuko twagombaga guhagarara kuko twarimo tuzamura ibendera n'ubutsinzi ku mugeni wa Kristo utashye. Ariko nabicaye hari icyagaragaza ko bagomba kwicara ko twese twari guhagarara. Muri ubu buzima nk'umubiri umwe wa Kristo ntago amaso akora nk'amaso. Yego amaso arareba, iminwa ikavuga, amaboko akagenda. Yego amaguru nako amaboko agakora, amaguru akagenda. Yego n'izindi ngingo zikagenda zikora, ariko nta rugingo rusuzugura urundi cyangwa ngo rupfobye urundi. Buri rugingo rwose rukora ibyo rugomba gukora. Abari bicaye ubwo hari impamvu bari bicaye, natwe twari duhagaze hari icyari kiduhagaritse. Rero icyari kiduhagaritse nta kindi, ubwo twari twahamagaye mu kuzamura ibendera ry'ubutsinzi bw'ijuru kubw'umugeni wa Kristo wari utashye. Yego ati twe twahamagawe go kuzamura ibendera ry'umugeni wa Kristo. Oya si ibyo twari twahamagariwe gusa, guhagarara nicyo byavugaga. Bwazavugaga ko ngewe nari nteruye umurambo wa Gogo kugira ngo mu cyubahiro cy'abageni ashyingurwe mu isi y'umwuka rusororo, ashyingurwe mu isi y'umwuka bamukuye ku Gisozi. Yego nubwo ibikorwa byarimo bikorerwa hariya, ngiye ntago nabibonaga hariya, nabibonaga isi y'umwuka yanyerekaga. Yego hanyuma iyo abantu bavuze ngo mama shatse n'umurangi, mama sha ubyakira ute ko hari n'igihe abantu bakunda kuvuga nk'abamama nk'abamugwiza bavuga ngo Mutesi n'umurangi w'ibumoso, ariko nabo ngo bakabasiga bakwita umurangi bavuze ngo uri umurangi? Aha hantu kuramo iki? Mu bintu biri kuntukwaho numvishemo n'umurangi nababara. Uzi impamvu nababara? Abarangi ni imbaraga zikomeye zifite power yo gukorera mu kwiyoberanya. Yego kubera ko nanjye rero nkorana n'imbaraga ikomeye, kandi iyi mbaraga ikaba yaragiye ikorera cyane cyane mu kwiyoberanya. Yego abarangi batanyipostinzeho nababara, ahubwo n'abandi nibaze bavuge. Yego abarangi bakomeye baze bavuga uburyo yego ndi umurangi. Abarangi batagize gute? Bakomeye baze bavuga uburyo ndi umurangi. Ngewe ndabashaka ahubwo baza ari benshi banyipostingeho, kuko imbaraga y'umurangi ni imbaraga n'amagingo n'ubu nagiye ngongana nayo cyane cyane mu misozi no mu nsengero ziri guhitinga zamamaye. Ni imbaraga ikomeye, umva ko abahanuzi bahanura kuyihishurirwa no guhangana nayo bisaba ubundi bwenge n'ubundi bushishozi. Kuko ni imbaraga ikora mu burondozi bukaze, irarondora ku rwego twebwe abahanuzi twahamagawe tudakoreramo. Iyi mbaraga rero y'umurangi impamvu yahawe kurondora cyane nuko Satani azi ko uburondozi buri mu bintu bishobora gufata isi. Umuntu bufite ashobora gufata isi atavuye ahari. Niyo mpamvu Satani yakoresheje umwuka wa kirangi kugira ngo abone ahashyira uburondozi. Kandi abarangi
bari mu bikorwa bya Satani bifite power yo hejuru kuko bashobora kugukoresha wowe nta n'ibitambo watanze ahubwo hari abagutangiye iki ibitambo rero muri posta zose zigaragara hatajemo umurangi ntago nakumva yego nzagera ku butsinzi neza kuko buriya n'abapasiteri n'ababishopu bangiriye neza baza kuvuga uko babyumva ariko ikibazo bari kwifata kuko mu gipasiteri harimo ubwenge bwinshi cyane kuko Imana ntiyaguha kuragira intama nta bwenge ufite hari umuntu wageze gutya twasugira aravuga ati umwuka wa Satani watatuye umumama nibaze sugira wabonye ko watatswe n'umwuka wa Satani koko uyu mwuka wa Satani we nawo murimo murakorana koko ngewe wumvisha uko nakubwiye urumva sugira kuri ngewe kuvugana ko nkorana na Satani iyo aba hari haje abandi benshi nkasugira nakwishima nkanezerwa nkicara ahantu nkigurira icyo kunywa ikibazo nuko haje sugira wenyine iyo aba hari haje n'abandi kuko mba mbumva mu mwuka ariko baracyafite gushishoza kuko umuntu w'Imana uyu munsi ushobora kumurebera mu mubiri ejo warebera mu mwuka ukamubona ukundi isi dufata uko ishaka ikatugaraguza kati uko dushaka ariko hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo babona dusangira yego ariko uko tuzasa ntago kwari kwahishurwa yego niba Petero wagendanye na Yesu n'imbaraga Petero yari afite yaratinyutse akamwihakana urumva nge mfite ikibazo cyasugira ahubwo buriya sugira ni inshuti yanjye hoya bamugendere gacyatagira umuntu umuvuga nabi sugira aho uherereye wubahwe samahane afande naravaho korana na Satani ukamuha samahane baba we ahubwo n'ibindi bintu yumva ashaka kuvuga kuri mama Chance nukura amarembo arafunguye simukumiriye ngi ijambo mfite kuri sugira ndumva namaze kumugira inshuti yanjye soko masha ubonana n'inzoka ukayibona gutya neza amaso kuyandika abantu ku kiganiro wakoze bavuze ngo mama Chance ibi bintu by'inzoka bashobora kuba batarabonana koko umva nkubwire kuko mission yanjye ari ugusenya ubwami bwa Satani yego ibintu byose bikorana na Satani biraza tugahura nk'ubu umurozi wajuje kuntwikiraho inzu yego yaje mu gasimba ntarabonera izina inzoka kuri ngewe ni inyamaswa iciriritse cyane igize gute iciriritse ntangiriye mission ku rwego rugaragara ahantu nari ntuye haje ikiyoka kinini cyane abana bari begereye imbabura hashize igihe kirekire bitekeye umureti ngo birire ikiyoka kiraza kirabagota kijya hagati yabo kimaze kujya hagati yabo mba ndakibonye nari nkifite ubwoba ndasimbuka nabo barasimbuka turasohoka umuntu wajuje kwica iyo nzoka wese yarirukaga yego inzoka amagambo yambwiye narirutse n'abana turahunga ijwi rivugana nanjye ngo ntasoni imbaraga iri muri wowe urahunga Satani abantu twe turi kumwe nibanyumva ibi bintu barabyibuka yego nahise mbabwira ngo muzi nibindi nge n'abana banjye twe twahunze ariko tugiye kuryama nta cyabaye twinjiye mu nzu bazi ko yari irimo icyo kiyoka turaryama tugubwa neza turasinzira bukeye mu gitondo ubuzima burakomeza icyo gihe niho natangiriye guhangana na Satani mu nzoka kuko na Yesu mu butayu Satani yaje mu ishusho y'iki y'inzoka muri power mfite inyamaswa iciriritse cyane kuko urwego rw'amavuta yanjye hari kuza n'utunyamaswa ntazi uko natwita kuko simbana n'inyamaswa sinazita n'amazina sinzi ibyo ari byo gusa ndashaka kuzakora urugendo rujya muri parike nkakorerayo ikintu bita gusura nkajya gusura inyamaswa nkareba ko inyamaswa Satani iyoberanyirizamo koko ndi buzibone uvuga ngo mu iremwa ry'ibiremwa inyamaswa yego ni ibiremwa by'Imana ariko Satani kubikoreramo biroroshye nta n'ikintangaza kuko n'abantu abakoreramo ibiremwa rero Satani biroroshye ko abikoreramo kuko hari n'ahantu nari ntuye hari igiti icyo giti nagitambukagaho kikavuga nese abavuga ngo mvugana n'inyamaswa
ngewe igiti kikamvugisha kandi umuntu turi kumwe ntabimenye. Abantu bari babizi aho hantu hitwaga Inyamiyaga hari umugore umwe bita Mama Berize. Uwo mu mama twakundaga kuhahagararanaga. We twabaga turi kuganira ariko nge ndi kumva iby'icyo giti kiri kuvuga. Ikintu cyantangaje gituma ntapfa gutokesha Satani uko niboneye. Ariyo mpamvu abantu bitirirwa izina ry'Imana bari kuza kuvuga ko nkorana na Satani. Nge nukuri ariko abanza pana batanze aba bantu ni inshuti zanjye ariko abari kuza kuvuga bavuga ngo turaziranye tutaziranye aba ntago ari inshuti zanjye yego ahubwo ni inshuti ziwabatumye ariko aba bantu tuziranye aba bantu twasenganye aba bantu bigeze kuvuga ati mukozi w'Imana izina ry'Imana rihabwa icyubahiro aba bantu ninjiye mu nsengero zabo aba bantu banzi yego aba bantu hatagira umuntu bamvugira nabi ariko umuntu uza kunyipostingaho nta naho nigeze mpurira nawe uko abantu bari kumubona nanjye ariko ndi kumubona uyu muntu rwose nta nubwo yakwigera b'inshuti yanjye kuko abamutumye mission y'abamutumye ni ubwami bwatsinzwe nta n'umwanya nababonera ariko ubu mbaye mfite umwanya n'igihe ni ukuri kwiyera aba bantu nibo bantu ba mbere nasura nibo bantu ba mbere ndumva ari zo nshuti mfite kuko ziri kunyinjiza mu mugambi w'iki w'Imana. Yego. Hari umugore waje avuga ati Mama Chance yagize gutya anjyana ikuzimu. Uyu mugore sinshaka kumuvugaho. Mbabara two kumuha time. Ntago mbishaka. Mama Chance uyu muntu yabaje kwika hari ise koko. Nibibaho uko mumubona nanjye niko namubonye. Uyu rero mbabarira mu gihe cyanjye cy'iminota ngomba kumara yego hano hano umugore mwihorere. Kuko uyu nguyu urumva? Afite agahe Yesu. Uyu mbabara winamuvuga. Sindi no kumubona sinanamuzi. Nta nuhari. Yego. Twinjire kuri divorce rero wambwiye ngo ubwo dukorana ikiganiro wambwiye ngo nushaka kubaza cyo cya divorce uzakimbaze cyase nzagisobanura kuri channel ya Mama Chance. Uyu munsi ndahari. Oya ntago byibuka neza nakubwiye ko divorce nzayivugaho mu gihe cyayo cyo kuyivugaho. Ariko kuri Mama Chance official nzayivugaho mu ma etape yego y'urushako. Ahubwo icyo nakwemereye niga guhagararana na Mutesi n'iyi kanzu y'umukara. Turavuga ku ikanzu. Reka ninjire ku ikanzu rero. Abantu benshi bati abantu bambara imyenda y'umukara cyase imyenda y'umutuku. Ni amabara abiri. Akoreshwa mu bijyanye n'abarangi abajya gucunaguza gupfumaguza abajya kujya gucishisha n'ibindi bitandukanye bikorwa n'imyuka ya satanike. Abenshi ari nayo mpamvu bakunda gushinza ngo Mama Chance akora n'imyuka ya Satani. Nibaze koko iyi kanzu n'aka gatambaro k'umutuku uhora wambaye cyangwa k'umukara hari ahantu ushobora kuba bihuriye n'imyuka ya Satani by'umwihariko ushobora kubikoreramo kugira ngo ugire igikundiro cy'abantu ariko ngo Satani ashobora kuba yaragutegetse. Ntago ari byo ariko aba bantu ntubatera amabuye sibyo kubera iki impamvu utari bubatera amabuye ibyo bavuze niko kuri kwa Satani ibara ry'umutuku n'ibara ry'umukara ifite power yego abantu ntubatera amabuye ariko ibyo bavuze si ibyo nge sinkorana nande na Satani sinzigera nanakorana nawe anyipostingeho vuba sibyo kuko umugeni wa Kristo arimo aragira gute arimo arezwa kandi aratashye itorero riratashye ni postinge vuba kuko arabizi ko imanda yiri kugira gute iri kurangira urumva aho gusu Satani ati postinze ko kuri Mama Chance yakwipostinga kuri indi atanyiyambitse ngo anyiyitirire yakwiyitirira nde ko tuziranye ku ngamba nyinshi zitandukanye. Ikindi gikurikiyeho ntago kuri izi mbuga nkoranyambaga naje nambara umukara n'umutuku ahubwo nambara umwenda bitewe n'ibyo na mission ngiyemo. Mu bigendanye n'urushako nambaye igitenge kirimo ubururu nandi mabara ntashaka kwinjiramo. Yego. Ku bigendanye n'amakuru ku muhanuzi buretse ko nayavuze nirukanka nta gihe nari ifite nari nambaye ikanzu y'icyatsi kandi n'ubundi ningaruka nzagaruka nambaye icyatsi ninjya kuvuga ku muhanuzi mu rushako n'ubundi nzaza nambaye ubururu. Yego. No mu bindi bintu bya mission ifite ubu se noneho umunsi bazabona nambaye nk'abashumba kandi naratangaje ko ndi umuhanuzi noneho hazavugwa iki ukambara akora pastorale kuri aba pasteri bambara kuwo mwambaro nawo wateguwe uhari
hazava ko ari ibintu uje guhamurira. Ibyo ni ibyabo, ngiye mission yanjye sinitaye kubavuga. Nitaye ku cyanzanye. Iyi kanzu rero umwambaro w'umukara ikintu usobanuye umunyago wo mu mwijima witwa umucyo. Umunyago wo mu mwijima witwa iki? Umucyo. Ariko mu mwijima sinambara umukara mba free yo kwambara uko shaka. Mu mucyo ugaragara nk'umucyo nambara free yuko nshaka. Ariko mu mwijima wigaragaza nk'umucyo nzambara umukara, nibashake bazavugwe. Urumva nta mwanya mfitiye yego umumoko wa Satani. Yego nta mwanya mfite kuko ziratontoma ariko zigize gute? Ziraziritse. Mission yanjye nimwe gusa ni ukugera ku ntsinzi y'icyo natumwe. Yego intsinzi yawe cyase mission yawe ni yihe muri isi? Mission yanjye ni ukugabanya power y'imibare yibohoza rya Satani yiyambika kwera kw'Imana kandi ari mu isi y'umwijima. Niyo mpamvu ubona mu gihe nk'iki mpagurutse kuko ntago mfite kongera kugenda vuba. Yahagurutse mu muhanda, arahaguruka ku mashene, arahaguruka ahantu hose, nuko azi neza ko aho twahuriye. Yego namubwiye ko nzabishyira ku mugaragaro. Namubwiye Satani ni ibyo wigira byose ukore vuba. Biriya byose uri gukorera kuri ziriya mbuga nkoranyambaga, mu nsengero, mu butayu no mu buvumo, biriya byose wikora ufata kwirabura kwa ukakwambika kwera, nzabishyira hehe? Ku mugaragaro. Ntago rero nemerewe kubishyira ku mugaragaro narabanza kwemera ko nicwa nkatahirwa ubukwe nk'ubundi gutahirwa, bakagira vuba bakanshyingura, bagashyiraho n'umusaraba, ubundi umuzima akaza batimika iki inyuma. Umuzimu ntatinya, avuga ibintu byose uko bigize gute biri. Ubu rero ijambo umuzimu ririmo rirahishura ikiremwa muntu mu bwami bw'Imana. Yego kubwo kubaka ubwami bw'Imana dusenyera Satani, none akaba yaratuganje yaratwibirinduranye. Yego kugera ku rwego. Yego ab'Imana yavuganye nabo ngo baze bafungura insengero kuri izi mbuga nkoranyambaga, bazihinduye boutique. Sibyo? Bazihindura ama supermarket. Bazihindura ama office. Yego bazihindura ama banki abaturage bajya kubitsamo no kubikuza, kandi Imana yaravuganye nabo ngo ni insengero. Kugera ku rwego ab'Imana yatumye kuri izi mbuga nkoranyambaga ikabahamagara kugira ngo ibitabo by'abahanuzi bifungurwe, ibitabo by'abavuga butumwa. Yego ba Matayo na Baruka nabande bose bifungurwe. Igitabo cya Mose gishyirwa hagaragara, ibitabo bya Mose 5 bishyirwa hagaragara. Bakaba barananiwe gukora ibyo, bakaba bicaye ku muhanda ngo impumyi irabasaba. Cyokoza muri YouTube, icyicaro cya YouTube barumiwe. Bagize gute? Barumiwe. Reka nkubwize ukuri, muri YouTube bagize gute? Barumiwe. Rero abumva Mama Chance kuri Mama Chance official, mwiterwa ubwoba n'uburyo Mama Chance yego yabaye akabarore ku isi. Satani arabizi ko nje kumushyira hehe? Ku mugaragaro. Kandi kumushyira ku mugaragaro yego harimo kwihana no kwezwa, harimo kwinjira mu mihamagaro mu buryo bw'ibanga butagaragara, kuko itorero ry'Imana riri hehe? Mwibanga. Ndumva nasoje. Wambariye kubaza akazi kumwe tukasita dusoza. Turacyafite ya minota. Dusigaranye iminota nk'itatu. Nta kibazo. Tugenda wenda ngana ku musozo. Uyu munsi hari umwe mu bahanuzi witwa Kibonke bagiye kubona babona umugore amuteje, wenda ndabyita nk'ikibazo, barashyamirana. Uyu mugabo birangira yiyahuye ariyica. Nibaze nk'uyu muntu wari umuhanuzi w'Imana n'umukozi w'Imana witwa Kibonke, uru rupfu rwe cyangwa se kugupfa kwiwe gushobora gutuma ajya mu ijuru kubera kubw'ibibazo yarafitanye n'umugore, cyangwa uyu nawe ari mu bagomba kurimbuka? Ubu tube turetse Kibonke. Yego ntubona ubu buzima ndi kunyuramo. Ubu nanjye undebeye mu isi y'umwuka wabona ndi umwiyahuzi. Tayari ubu namaze kwiyahura. Undebeye mu isi y'iki? Y'umwuka. Ariko undebeye mu isi y'umubiri. Kari gushaka hiti, karashaka kwamamara. Na amafaranga gashaka, kagiye gucuruza ko byakananiye. Ngewe nkiri muri business,
nigeze nakoraho business ihita ibyara uruganda nta mikino ngewe ikintu ndimo hinjiramo n'umutima wanjye wose Imana yampagaritse urwo ruganda ikaruhagarika yego nta mikino mfitanye n'abantu rero uwo wiyahuye ndagira ngo ntangarize isi dufite ikibazo cyo guhuza ibintu bidahura iyo umuntu ajya no gusoza urugendo rwo muri iyi si ni ibintu bibiri bigize gute bitandukanye ubu dufite ikibazo ku isi yego aricyo nshaka kugira ngo Imana ishoboze inyambika imbaraga igira ibintu ipowesha kugira ngo ibi bintu bisohoke kuko biri mu bintu bizatuma noneho mba mu mahoro abisi badatanga dufite ikibazo yego gikomeye cyo gufata umuhamagaro twahamagawe w'ubuzima bwacu hano mu isi tukabihuza n'umuhamagaro w'agakiza tukabihuza n'umuhamagaro w'urushako byose tukabihuriza hamwe bikaba umuhamagaro umwe